Apotre Yongwe. Apotre Yongwe. Ngo kera barababeshe. Ngo barababeshe baratubeshaga ngo babubakana amazu, ngo babatungana amamodoka. Gusa biriya bintu cyo gihe Apotre mbabarire, ariko ikintu ushatse kuvuga nuko hariya yashatse kugaragaza nk'ahagumuye abantu. None rero uyu munsi wa none kuko Imana itubwengira duhaye, turimo turashaka gukora iby'isoni nkeya kugira ngo bya bintu tubigereho mu izina ribi tukarengera. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none Imana ivuze ngo nimba itarababariye abamarayika bigometse, aba bantu bavuga ibinyoma, aba bantu babeshya kuri social media, aba bantu bajya kuri social media kugira ngo bamenyekane, ni ukuri Imana iraje bahane. Iyi mukomeje gukurikirana ni EDENI TV show. Nirabanje rabashuhuje aho muherereye hose, mwiriwe neza, mwaramutse, muraho, dore ko harimo bamwe bakoze subscribe aka kanya kuri EDENI TV show. Iyi ni EDENI, ni channel izajya bagezaho ubutumwa bwiza mu bijyanye na gospel, mu bijyanye na showbiz, muri entertainment bisanzwe. Aha turi kumwe n'umukozi w'Imana aje kugira ngo abe ari we dutangirana biro official. Mwari mumaze iminsi muyibona muyireba, hari abantu bakoze subscribe, mukomeze mube benshi kandi mukomeze umuhereze no kubandi, twumva ubutumwa, tubanze tumenye ibiri kuvugwa muri no mihanda. Yes, muri no mihanda. Ubu ngubu rero mbere na mbere ku buryo tugiye dutangiranye n'umukozi w'Imana. Buri ikintu cya mbere mbere na mbere yuko turiho hariho Imana yaturemye. Rero niyo mpamvu natwe ubwacu dutangiye neza mu buryo bwiza bwo kugira ngo tubashyire mu mujyo mwiza, tubasengere, tubasomere akajambo keza kabahumuriza muri iki gihe. Utameze neza wese ajye yumva yuko ejo yamera neza, ntiyihebe. Turagira ngo tubanze tubabwire ngo mukore subscribe, share na comment. Tunabanza tunakira umutumirwa wacu abanza twibwira. Muraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe. Turagira ngo ubwire abantu badukurikiye mbere na mbere, babwire urinde kugira ngo mbere yuko ubanza ukanabasengera, ukanabasomera mu nyandiko ufite aho ngaho. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye kuri channel yacu EDENI TV. Tubabaramukije aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari burasirazuba n'uburengerazuba, abari Burayi ndetse abari muri East Africa. Mugira amahoro y'Imana. Reka amazina yanjye nitwa Prophet Emmanuel Nshimiyimana. Nkorera umurimo w'Imana muri Slow Worship Ministry, dukorera Kacyiru. Tubahaye ikaze rero, turabiyegereje. Mugira amahoro y'Imana. Reka tubanze dusenge, dusenge. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Turagushimye ko turamukije amahoro, turagushimye ni wongera ushyirwe hejuru. Iki gitondo cy'umugisha uturemeye, reka tukiboneremo ineza yawe. Mana duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tubabare byaha n'ibicumuro. Ndasenze Uwiteka nyingabe Imana kugira ngo udushoboze kuganira, twebwe tugiye kuganira iby'ijambo ryawe ryera. Ijambo ryawe rero kandi nta kintu kizarihindura habe na rimwe, kandi nta kintu kizatuma uhinduka kuko uzahora witwa Imana. Nyemera buri muntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro akikibona, kigitega amatwi, imbaraga zihindura ubuzima, imbaraga zihindura imibereho, yakira igitangaza. Ntiyumve kugira ngo yumve ibiryoheye amatwi, ahubwo yumve kugira ngo abohoke ndetse kugira ngo amenye inzira y'ukuri. Ndakwinginze Uwiteka kugira ngo udushoboze kuko witwa ishobora byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Murumva ko isengesho ni ryiza cyane, rigufi kandi rikora ku mitima yawe bose. Turagira ngo twakire, twanakwakiriye byo ni karibu. Unibwira abantu ko uzajya uhora hano, uza kugira ubutumwa ubaha cyangwa ubagezaho ibivugwa muri entertainment yacu, cyane cyane kuyabukamana. Nta jambo ryaba wabazaniye wabasomera? Murakoze cyane.
ijambo ryo rihora rihari kandi ijambo twararisomye na n'uyu munsi turacyabwirizwa. Dusomye Petero, dusome Bibiliya Petero wa kabiri ibice byaho bibiri. Nanjye kandebe Petero wa kabiri ibice byaho bibiri. Uradusomera. Oya soma wowe. Soma nta kibazo wowe nawe. Yazimye phone. Petero wa kabiri stopping. Reka dusome Bibiliya Petero wa kabiri ibice byaho ni bibiri murongo waho wa kabiri. Petero wa kabiri ibice bibiri umurongo wa kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukishe izina ry'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano. Ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntikuzahunikira. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirirweho gucirwaho iteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Bibiliya yo hari amagambo menshi ijya igaragaza uyu munsi wa none tukisangamo. Hari abantu bari mu muhamagaro kubwo guhamagarwa n'Imana, hari n'abantu bari mu muhamagaro kubwo gushaka intonge. Ibi bintu bireze kandi murabireba. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none Imana yararakaye. Irakazwa n'iki? Hari abantu babiri bari gukorera Imana batandukanye. Uwa mbere ari gukorera Imana kubw'inyungu z'Imana, uwa kabiri ari gukorera Imana kubw'inyungu ze bwite. Uyu munsi wa none rero niyo mpamvu uyu muntu uri gukorera Imana kubw'inyungu ze bwite ntabwo ari kwemera yuko uri gukorera Imana kubw'inyungu z'Imana, ntabwo ari kumuhereza umwanya, ahubwo ari Imana aramurwanya. Impamvu ni iyihe? Twebwe intumwa cyangwa se twebwe babwiriza butumwa twahamagariwe kuvuga ubutumwa onuri, kuko Bibiliya yaravuze ngo nimugende amahanga yose mubwirize, nta kindi, mubwirize ubutumwa bwiza, umuntu wemera mumubatize. Bivuze ko twebwe tugomba kubwiriza gusa, nta kindi. Tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo tugomba kujya guhangana, ntabwo tugomba kujya kubeshya. Uyu munsi wa none umuntu arahabwa impano y'ubuhanuzi akumva ko ubuzima bwe buhindutse. Kandi iteka ryose Imana yihamagaye umuntu, ihamagara umuntu kugira ngo ayikorere, ariko ikamanza ikamutereninga, ikamugira umuntu w'imbaraga, ikagira umuntu w'intwari. Ni hahandi uyu munsi wa none iyo igucishije mu gihe cyo kugeragezwa, ikagucisha mu gihe cy'ubukene kugira ngo ejo uzabe umuntu w'imbaraga, guca muri icyo gikombe birakunanira. Ni hahandi Bibiliya ihise ivuga ngo abantu barimo barakora iby'isoni nkeya, ngo barangiza bakasanga abantu b'Imana aho bari bakababwira amagambo y'amahimbano kubw'inyungu zabo no kugira ngo babone intonge. Ariko biravuze ngo bene abo ntabwo bazagubwa neza. Niba Imana itarigeze igira impuhwe ku bamarayika yabanye nabo mu ijuru, kubwo kwigomeka bagakora ikosa ryo kwigomeka, yarangiza ikabafata ikabajugunya mu mworera ngo ikababohesha iminyururu, none wewe muntu uri kuyobya ubwoko bw'Imana, wowe unkurikiye, ese wowe urimo kunyumva, ibi bintu urabona birimo bigana he? Ese ko abantu b'Imana barimo batuma umuhamagaro, bagatuma umuhamagaro ubwo bakajya mu bibafitiye inyungu? Imana irarakaye. Imana ntizareka kubarimbura, Imana ntabwo izahagarika kubahana. Nukuri muze dukorere Imana, ariko tuyikorere turi mu muhamagaro. Umukozi w'Imana, ndagira ngo ukira aho ngaho uri kutubwira mu ubwo buryo, Yego. watujyanye mu mujyo mwiza, kandi unatujyana mu nzira ushobora numvaga nanjye nshaka ko tuganiraho. Yego. Muri no minsi abakozi b'Imana basigaye bararenze
kubwiririza cyangwa kuvuga gutanga ubutumwa bwiza cyangwa kuvuga iyobokamana mu nsengero baraje babijyana ku social media. Social media ni nziza ariko noneho barenze muri bwa buryo koko nk'ukuru kubivusa nkaho iza kubivugaho gakeya, barenga muri ya nzira yo kuba ubwabo babikorera hahandi ahera h'Imana bakabizana kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo barengaho bashobora no kuza bakarengera bakavuga n'ibintu bitanagakwiye bishobora no kuba bayobya abandi. Ese koko abo bantu ni iki wowe ubwawe uri kubabonamo, ni iki uri kuvugamo, cyangwa ni iki barimo bica, barimo bangiza muri iyobokamana? Murakoze. Uyu munsi wa none reka tubifate muri uyu muryo, bitewe n'aho isi iri kutuganisha. Byakabaye byiza yuko ubutumwa buvugirwa ahantu hose. Si ikosa yuko ubutumwa bwiza bwajya kuri social media, kuko hari benshi bari mu mahanga cyangwa se hari benshi barwaye badashoboye kugera muri izo sengero babikurikirana kuri social media. Ahubwo ikibazo gihari, aba bantu bari kujya kuri social media, ese koko bari kujya kuri social media bagiye kubwira abantu b'Imana kugira ngo imitima yabo ibohoke, ahubwo cyangwa barimo barajya kubwira aba bantu bari kuri social media kugira ngo bo ubwabo babireherezeho imitima, kugira ngo bo bazamure izina ryabo bamenyekane. Ntago bari kujya kuri social media kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Bari kuza kugira ngo bo bandike amazina yabo bamenyekane, bababone, kugira ngo bamenyekane, kugira ngo njewe nze kuri social media abantu bamenye ko ndi umukozi w'Imana. Ukiri aho ngaho kuko umukozi w'Imana ukiri aho ngaho, yego, buriya byakakwiye kuba byo ko umukozi w'Imana yumva ko yamenyekana we cyane kurenza yuko yamenyekanisha ubutumwa bw'Imana. Buriya ikintu nshaka kukubwira, buriya mbere yuko wowe umenyekana cyangwa se umwana mbere yuko amenyekana, nuko se abazwi, bakavuga ati umwana wa runaka, kuko ntago bavuga ngo se wa runaka, umwana we ushobora kubutazwa. Yesu we yaravuze ngo unzi mbere yuko amenya agomba kumanza kumenya data. Wabyumvise neza? None uyu munsi wa none twebwe bakozi b'Imana ntago turi gushaka kumenyekanisha data wadutumye, ahubwo twe turimo turashaka kwimenyekanisha. Nose nidushaka kwimenyekanisha turaza tuvuga ko twatumwe nande. Uwadutumye ntago ari kugaragara, ubwo twebwe tayari twamaze gurute twitumye, twishize imbere, twebwe twishize imbere. Ni nka wa mukozi bakorera kampani runaka, umuboss akagena ati genda ntumikire hariya, wakagenda mu izina rye, wakavuga ngo bagendere mu izina rya kampani, wakagenda mu izina rye. Yego, urumva ko kampani ntabwo izamenyekana, ahubwo hazamenyekana we. Rimwe na rimwe abantu bo bazagira ngo kampani niye, urumva, ariko nyiri kampani arari, ariko umukozi arimo arahisha nyiri kampani. Ese icyo kintu cyatuma iyo kampani itamenyekana? Yes, kandi ibyo bikorwa ariko bikorera mu buryo cyangwa buriya wenda tuzafata nk'ubujura, kuko ni ukuvuga ngo uyu muntu naza akavuga ngo naza ntagaragaze kampani, abantu bazagira ngo kampani niye, ndetse wenda n'inkunga cyangwa se abasapura bazaza muri iyi kampani bazaza bashaka we, ariko nyiri kampani arahari. Bivuze iki rero? Nyiri kampani iri guhomba bitewe n'uyu mukozi. Uyu mukozi ari guhombesha boss we, ari kwinjiza byinshi kuri we, akinjiza dukeya kwa nyiri kampani. Bivuze iki rero? Nyiri kampani namenye ibi bikorwa uyu mukozi ari kumukorera, azamuhana yihanikiriye. Niho hano twasomye ijambo ngo abantu muri iyi minsi ya none barimo barakora iby'isoni nkeya, ntibashaka kugaragaza ukuri, ahubwo waraza we yakureba akareba ukuntu uri munini, ukuntu uri inzobe, agahita akubwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka, ariko ntabashe kugaragaza uzatanga iyi modokari n'impamvu naho imodoka izava. Nibyo koko twebwe Bibiliya iravuga ngo ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza,
si bibi mu ijambo rimwe umuntu wese waremwe n'Imana yagenewe ibintu byiza, imodoka nziza, amazu meza, abagore beza, tuzababona. Wabyumvise neza? Ariko ibi bintu ntabwo uko tubibwiye ko tubihawe ariko duhita tubibona. Tugomba guca mu nzira kugira ngo tubigereho. Wabyumvise? Ntabwo uyu munsi nicaye muri intebe kuri iyi mikrofone nimba Imana imbwiye ngo impaye imodoka, hano nta ruganda rw'imodoka ruhari, bivuze iki? Nzakora mbona amafaranga njye kugura imodokari, Imana izaba yanshiriye inzira zo kugira mbone ya modokari. Wabyumvise? None rero uyu munsi wa none kuko Imana itubwiye ngo iraduhaye, turimo turashaka gukora iby'isoni nkeya kugira ngo bya bintu tubigereho mu izina ribi, tukarengera. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none Imana ivuze ngo nimba itarababariye abamarayika bigometse, aba bantu bavuga ibinyoma, aba bantu babeshya kuri social media, aba bantu bajya kuri social media kugira ngo bamenyekane, ni ukuri Imana iraje bahane. None se ntago ariho kuri iryo jambo wari uvuze gatoya, ntabwo ariho wa mu pasteri yigeze kwicara akavuga ijambo akavuga ngo sinzi nimba ako kavideo barakabonye Catherine cyane mu minsi yashize, n'ubwo mbona hari abantu bagapostinga cyane ka Apotre arya ni Apotre Yongwe, Apotre Yongwe, avuga ngo kera ngo sinzi uburyo yakavuzemo ngo kera barababeshye, ngo baratubeshyaga ngo babubakana amazu, ngo babatungana amamodoka. Gusa biriya bintu icyo gihe Apotre ambabarire, ariko ikintu ushatse kuvuga nuko hariya yashatse kugaragaza nk'ahagumuye abantu, yashatse kugumura abantu, kuko uyu munsi wa none nimba warahagaze abantu, nimba warahagaze imbere y'abantu, urumva, ukababwira ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyonga. Niko Bibiliya ivuga, dushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka kwayo. Ariko nanone hari ahantu we yari yicaye ashaka kugira ngo nawe none bwanze kubwira abantu ngo nimakura amaboko mu mifuka. Yego, gukora ni byiza, kuko nabwo uricaro ukagenda no mu rusengero, nanone ugasanga umuntu arahera ku wa mbere, cyangwa wenda ukabafite nk'inshuti yawe ukamuhamagara ku wa mbere ndi mu rusengero, ku wa kabiri nagiye gusenga, ku wa gatatu yagiye gusenga, ku wa kane kugeza ku wundi ku cyumweru. Nanone aho ntiyaba nawe yarabivuze ashaka kugira ngo abwire abantu uti mukure amaboko mu mifuka mukore? Oya, nagarekeye nuvuga ngo umva icyo Bibiliya bivugaho. Hano yadusomye Yesaya ibice byaho 3 umurongo wa 10, haravuga ngo mubwire abakiranutsi yuko bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Uyu munsi wa none kuba umuntu yahera ku wa mbere akayendagereza ku wundi wa mbere ari mu rusengero, iri ni ikosa. Ariko usanga rimwe na rimwe abashumba bakora ikosa byo gushishikariza intama guhora mu rusengero. Kabiri, bamara kubashishikariza guhora mu rusengero bakagaruka bakababwira ngo nimutanga amaturo. Urumva? Ese shuti, aya maturo bazayakura he kandi wababwirije guhora mu rusengero? Niba birivuga ngo umukristo ngo umukiranutsi azagubwa neza kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye, mubwize ukuri, umubwire ngo fata umunsi wo gukora ariko ufata n'umunsi wo kuza mu rusengero. Babyumvise? Kandi nagira ngo abakurikiye abankurikiye mbamari mu ngenge, Imana ntabwo iba mu rusengero, ntabwo iba mu bitabashwa by'insengero, ahubwo Imana iri muri twebwe. Kuko biravuga ngo isi ni intebe y'ibirenge yanjye, n'ijuru naryo, urumva, n'ijuru naryo ni intebe yanjye. Ese mwebwe mwanyubakira nzuki? Babyumvise? Bivuze ko nta kitabashwa twabasha kubaka Imana yabamo, nta kitabashwa twabasha gukorera kugira ngo Imana ibashe ituremo, ahubwo Imana ituye muri twe. Apotre rero kugaragaza kubwira abantu ngo baratubeshye, rwose pe yihangane, yakoze amakosa. Kuko uyu munsi wa none nimba warahagaze imbere y'abantu ukababwira ngo nimuze mu rusengero, nimuze muture, nimuze, nyuma yaho ukavuga ngo baratubeshye, wagumuye abantu. Akavuga ati ngo mwebwe muvuga ngo ndya amaturo, nyine ndya amaturo.
Oya kurya amaturo ho umutambyi ni lazima agomba kurya amaturo ko niyamutunga. None se we ntago agomba gukora? Oya umutambyi Bibiliya ivuga neza yuko iteka ryose umutambyi ahora mu rusengero agahora atamba ibitambo kubw'intama ashumbye kubw'ibyaha byabo. Noneho baba Kristo cyangwa se za nama z'akazi kazo ni ukujya gukora bakazana amaturo mu rusengero, umutambyi ndetse n'abarewi akabatunga. Umutambyi kujya amaturo nta kibazo gihari, nta kizira gihari. Noneho nukuvuga yuko abantu babyumvise nabi bakumva ngo Apotre Yongwe yavuze gutya ngo ni amaturo ibiki, amera nkaho bumva ko ari kwidoga cyangwa ari kwihenura. Nukuvuga ngo nubundi icyo yavuze ni ibyanditswe. Ikigaragara cyo byo yavuze biranditswe. Ariko ahangaha yabivuze muri sasita nziza ko nukuvuga ngo abantu benshi bazi ko iyo batanga amaturo baba bayatanga bayahereza Imana. Nukuvuga ngo rimwe na rimwe ni uzasanga uyu munsi wa none bitewe n'abantu Imana iri guhereza umuhamagaro wenda wo gushinga isengero, abantu bari gutinya, bari kwanga gutura bavuga ngo ndi guturira runaka. Ariko gutanga ituro Bibiliya irabivuga mu Barewi, gutanga ituro ndetse n'icya 10 ni inshingano z'umukristo wese uri mu rusengero. Umutambyi nawe ntago agomba kwirata yuko, nta nubwo agomba kubigira ibyirato yuko ya maturo ari yamutunze, ahubwo nuvuga ngo umutambyi we yakagombye kubishimira Imana akanongera amasengesho kugira ngo zana amashumbye zibone umugisha, ziza zitanga amaturo kandi ziza zishima Imana kubw'imirimo y'Imana iri gukorekera muri bo. Aho ngaho ntago aho ngaho kuri iryo jambo yaba yaravuze cyangwa kuri ubwo buryo turi kubibona byaba bigiye gutuma mu nsengero zitandukanye ikintu kijyanye no gutura icya 10 n'amashimwe bigabanuka, cyangwa n'abantu bakumva ko bagisigaye bafite impungenge yuko babakuramo amafaranga yo kugira ngo batunge abantu, kuko nabo baricara bakareba bakavuga ati ase pasiteri kuko araza n'imodoka, ejo abana bibo baraza bameze neza, bambaye neza, bakeye, bareba, banyoye, afite amazu hariya, ngewe ndacyari imyaka maze umupasiteri araza akancaho, akaza undi nawe akancaho gutyo, ngiye nkiri muri rwa rwego ndi maze nsangamo. Ntago bigiye gutuma ubu ngubu mu nsengero abantu bacika ku muco wo gutura? Already ibyo bintu byamaze kugaragara. Byamaze kugaragara kuko uyu munsi wa none umuntu aratinya gutura akavuga ngo pasiteri azana imodoka nziza, pasiteri atuye mu nzu nziza, kandi we n'ubukode buramugoye. Rimwe na rimwe hari insengero zimwe ntavuze amazina ariko zirahari, umupasitori ashobora guhagarara hari akavuga ngo ese aya maturo mutanze murabona ari buntunge? Diregite we yamaze kugaragaza ko ya maturo niyamutunze. Wabyumvise? We nuvuga ngo kandi aya maturo icyayo ashinzwe gukora umurimo w'Imana muri rwa rusengero. Ashinzwe ya maturo agaburira abapfakazi ndetse n'imfubyi baba muri rwa rusengero badafite abantu babitaho. Ariko niba umushumbye ashobora gufata igituro ishaka kimanika akavuga ati aya maturo mutanze mubona azanunga, ese mubona azanyambika, ese mubona azanungana n'umugore n'umuryango, ese mubona azanyishyurira amashuri y'abana, urumva ko babantu bo ntabwo bazagira umutima wo gutura, kuko wamaze kubereka ko ibyo ubashakaho inyungu zo kugira ngo bakuzanire bari kuguha n'ibyo ushaka gushyira mu mufuka wawe. Ahubwo nuba ntabwo ushaka kubereka akamaro y'amaturo azagira ute azakora, kuko umukristo niba abashije gutanga 5,000 ku mbaraga umweretse ko atuye kugira ngo ukunde wambare, we nta mugisha agomba kubona, kuko amaturo yakagombye kuyatanga kugira ngo abone umugisha. Ariko ntayatanga ku mbaraga ndetse no ku gitugu, nta mugisha ari bugira ute, nta mugisha ari bubone. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero hari insengero zimwe ziri kuzamuka ziteze amaturo, we agashinga umurimo w'Imana avuga ni
mfite runaka na runaka na runaka, gatangira akabatera umubare kavuga ati nibaza mu rusengero diregite 2 nzaba namaze kubona ibi nibi. Ariko nuvuga ngo nibataza 2 urumva rwa rusengero bizaba byamaze kugaragara nko hari botike. Botike izagirute izahomba kuko nta bakiriya yagize gute izabona. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero twebwe babwiriza butumwa turi kugabura ibyiza by'Imana. Mbere yuko umuntu atanga amaturo tumanze tumwereke impamvu yatanze, tumanze tumwereke n'inyungu ari bukure mu gutanga aya maturo. Urumva twe kumwereka ko agomba gutanga ituro kugira ngo nambare costume. Urumva kugira ngo ngende mu modoka nziza, kugira ngo ngende mu modoka nziza. Uyu munsi wa none niba uri umunyamuhamagaro koko niye mpamvu utajya kuvuga ubutumwa mbese unagende n'amaguru, kuko ntabwo kuvuga ubutumwa ngo bwumvikane ari ukugenda n'imodoka, ntabwo ari ukugenda wambaye amakositimu. Kuko rimwe na rimwe nakunze indirimbo abaririmbyi bo muri ADPR baririmbye yitwa ngo uyu murimo. Harimo igitero Theo yaririmbye aravuga ngo kera ngo batubanjirije bajyaga kuvuga ubutumwa bwiza ngo bakarenga imisozi ibihumbi bagenda kuvuga ubutumwa n'amaguru. Rimwe na rimwe batangiriza n'umurimo bakawutangiriza munsi y'igiti. Wabyumvise? Ariko uyu munsi wa none ntabwo turi gushaka gukorera Imana mu muhamagaro wayo uko ubishaka. Turimo turashaka gukorera Imana uko twabiplaninze. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none Imana iri kuvuga ngo ije n'ibitarababariye abamarayika bayo byayigometse. Twebwe tukaba turi gukorera umuhamagaro mu muhamagaro utari wa nyawo. Imana ije kubarana n'abantu bayo muntu w'Imana. None wowe nka pasteri ntago biri mu bintu biri buze gutuma abantu bose babona ko ibintu byo gusenga cyangwa se ibintu by'insengero babiciye amazi? Niyo mpamvu uyu munsi wa none uratambuka ugasanga umupasteri, umuhanuzi, umuvugabutumwa waruzi warubihagazemo neza. Uyu munsi wa none bitewe nuko abari gukorera Imana mu kuri no mu mwuka ntago bari kubona ikibuga bakoreramo. Kuko nimba ashobora kuza nkahagaranga nkababwira ni shuti zanjye ni musenge, icyagi kiniki kigiye gutera, yego ejo kigatera, ntabwo ngewe nuvuga ngo uyu munsi wa none ndahita ko mbura ikibuga nkoreramo. Kuko ninza nkavuga ukuri abantu ntago bari bukunde ko mvuga ukuri kwanje. Yego niyo mpamvu bamwe bari bahagaze kuko bamaze gupfukiranwa, kuko bamaze kwimwa inzira, bamaze kwimwa ijambo. Arimo arareba akabona hepfo no haruguru harafunze, akavuga ati ubundi nta herezo ryabyo, ugasanga yagize gute byabivuyemo. Uyu munsi wa none umukristo arareba umushumba we, yareba ibyo umushumba we ari gukora kandi nawe yagafatiye icyitegererezo, bikamutera kuvuga niba umushumba wanjye ari gukora ibi nanjye nimbikora nta kibazo. Niyo mpamvu uri gusanga insengero abantu bazicitsemo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Imana yakoreye muri guverinoma yacu bagafunga ubutayu. Urabyumva neza? Kuko uyu munsi wa none abantu nibagishaka kujya hehe mu rusengero bitewe n'ibiri kuhakorerwa. Ari ahantu ari urusengero rumwe twagiye gusengeramo, nimba ari umupasteri, umuntu wari uyoboye avuga ijambo aravuga ati bakristo mwese muri aho, mwese uko mungana uko muzi hano muri urusengero muri abapagani, biragaragara ko nta muntu ukijijwe urimo, ahubwo bakagombye kuba hari n'abariya n'abasinzi n'ibiki bose bakagombye kuba binjiyemo hano. Kubera iki icyo kintu umuntu ashobora kuba yavuga gutyo? Ubundi reka nkubwire, wowe nubyara abana bakaba ibisambo, ntuzagire ngo aba bana ubusambo babwigeye hanze, ahubwo ubusambo diregite hari agasanyira kawe kabakurikiranye. Nimba atari wowe ni so wanyu cyangwa so cyangwa ngo nimba atari nawe babikomoye kuri so ukubyara.
ko nuvuga ngo niba umushumba ashobora kuvuga ngo mwese muri abapagani diregite we niwe mupagani wa nyuma y'abashumbyi urumva neza kuko Bibiliya yaravuze ngo nimugacira abantu imanza kabiri nugatokora agatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe mbere yuko utokora kari mu rya mugenzi wawe manza ukuremo iki akari mu ryawe nuvuga ngo uyu mushumba niba agaragaje ko inama shumbi ari abapagani niwe mupagani wa nyuma y'abandi niyo mpamvu rero uyu munsi wa none namye nkubwira ngo bene abo ngabo ayo mabotike bashinze bakaba bari kubura abakiriya babahahira Imana igiye kuyafunga pe ni ukuvuga yuko kuno mu rusengero nimba hari umuntu wicaye akavuga ngo muture ngo muze ngo bakore mu ntoki mbayesha umugisha mugire vuba ni muze nyine ugasanga bashyize hari ibiturisho by'amatura asanzwe bashyize hariya ishimwe bashyize hariya ibiki nyuma baratuye bagiye gusoza haje undi arababwiye uti ndagira ngo mbayeshe umugisha ariko kugira ngo umuntu muyeshe umugisha nyine ko ajya hariya abanza agaturamo hariya uturamo hariya niwe uzajya aza nkamumisha umugisha buriya ni iki wabivugaho icyo kintu ntago biri mu uwo mujyo n'ubundi bya bintu n'ubujura bya bintu n'ubujura umukozi w'Imana wese ubikora niba unanyumva niba unandeba menya neza yuko uri kwiba abantu Bibiliya iyo usomye mu gitabo cy'Abalewi igaragaza uburyo bwo gutura amaturo yemewe mu buryo butatu ituro rya mbere ni icya 10 hagakurikiraho amaturo y'umutima ukunze hagakurikiraho amaturo y'ishimwe ituro niyo mpamvu bavuze ati ni umutima ukunze nyine nukuvuga ngo aya maturo ku mutima wawe nta tegeko ririmo nukuvuga ngo aya maturo y'umutima ukunze ni ituro wowe utanga uvuga ngo nditanze kugira ngo rizafasha abakene kandi nabwo ntabwo uritanze ku mbaraga uritanga kuko Imana yakugiriye neza ukavuga ati nitegereje mu rusengero nitegereje nkabona umushumba akwiriye kwicara ku ntebe nziza ariko biguturutsemo atari kuvuga ngo murabona umushumba wowe umushumba biravuze ngo ushaka kuba mukuru namanza b'umugaragu w'abandi ahubwo mbere yuko umukristo yicara wakagombye guhaguruka kuri ya ntebe yawe ukayihereza umukristo akayicaraho wabyumvise neza kugira ngo ubashe kugaragaza yuko wowe mushumba ugomba kuba umugaragu w'abandi hari ahantu nabibonye ukiri aho ngaho hari urusengero rumwe nagiyemo nimba ari n'aba Evera aba Evera Pasteur nubwo birashoboka se nibuka ambabarire bamwita Jado akorera ku Gisozi afite itorero ayobora ni umukozi w'Imana nkunda cyane nabonye hari akantu gatoya nyine nabonye tandukanye w'abantu wenda afite n'utundi wenda umuntu ntabugira byose byibi cyangwa byiza urusengero rwaragiye ruruzura aranje arareba yicaye imbere aranje arareba abona intebe zashize arahaguruka za ntebe ziri imbere afite ari kumwe n'undi ari kumwe n'umugore we arahaguruka agura umugore ati mfasha mbona arahagurutse ya ntebe ye ayihereza undi muntu kumva ni intebe nziza isanzwe y'intuze ayivaho ayihereza wari wicaye yari yatumiye arayimuha noneho yindi yari yatumiye yiwe yari yicayeho aragenda azihereza abakristo arahagarara monshe arahagarara ikintu cyangishije aho ngaho navuze ati ese gute we ahagurutse yarambwiye inyegera arambwira ati mon frère ubu ngubu ngewe nkeneye aba ntago ari bo bankeneye mbere na mbere ninjye mbakene nkeneye abashumba mbanza kubwiriza nkagira icyo mbaha kuko natumwe ngewe ningenda nkasasa heza nkababwira ati muvunika oya reka mbanze mbahe inzira nziza kandi nzima kugira ngo bo ubwabo babanze baruhuke kugira ngo ngire icyo mbaha bacyumve kuko ngewe nimbavuna ntago ibyo mba ndi kuvuga ndabameze nkaho ndi kubyiyumvisha
sibyo yambwiye iryo jambo ndateye navuga ati iryo jambo ndivanamo inyigisho nyinshi cyane inakomeye bene umuntu ashobora kubyumva mu bundi buryo ariko ngiye numvise rwose ari inyigisho nziza kuko yarambwiye ati ngewe bano bantu nimbabwiriza bananiwe ntibanyumva ubundi ahantu ari niba nankurikiye mbere ya byose namanza ahabwe umugisha n'Imana nukuvuga ngo nubwo atahagarara angafate bibiliya ngavuge ngo Imana izabatabara agira amandi magambo menshi avuga kila kintu cyonyine akoze we yamaze gutanga ubutumwa kare yamaze gutanga message mu ntama shumbi murakomeye nuvuga ngo hariya rero we nuvuga ngo yamaze gukora ikintu kigaragara yuko we ni umugaragu w'abandi urumva kuko Bibiliya yaravuze ngo mwebwe muzabona ishyano mwebwe mufata umutwaro muko wikoreza abandi yego nimba ushobora kureka abantu bagahagarara wowe ukicara ukegama urumva mu kandi kanyuraza umubwire ngo mutange amafaranga y'intebe mutange amafaranga tugura ibi kandi ejo ntuzabigura urumva neza nubona batakumvise ntuzabarenganya ariko niba maze kugaragaza ko intebe zashize ndetse n'izo yicayo nazo zirashize babantu ubwabo ahubwo bakabanje guhita bagira iyerekwa bagahishurirwa bakamenya ko umurimo w'Imana ugomba gukorerwa aho ngaho diregiti yamaze kubereka ikintu gikenewe yamaze kubereka ikintu kibura nabo ubwabo niyatakibereka babonye ko hari ikintu kibura hari ikibura bene rero bene iryo vuga butumwa niryo ryarigize gute rikenewe umuntu agakora ariko agakora ibyo agira gute ibyo akora ari umupasiteri umwe enzi ari mu bashumba bandeze Imana imuhereza umugisha yego nawe umusuze rwose Revera Pasiteri Pascal ndagusuje uri hose umugisha w'Imana ube kuriho ndetse n'umuryango wawe akorera he ashumbye itorero Inyamirambo niwe umupasiteri wanoje niwe umupasiteri wanyigishe gusenga Imana imuhereza umugisha nawe tuzamusura hari amagambo menshi yajyaga akunda kutubwira akavuga ngo njewe mbere yuko ntunga imodokari cyangwa se mbere yuko naha mu nzu nziza ngomba kumanza nkamenya niba abakristo banjye bose bafite aho bataha ari mu bapasiteri bahawe imodokari kumuha imodokari rangije arayanga wabyumvise urumva ko bene uwo mushumba we akavuga ngo sinagenda mu nzu nziza sinagenda mu modoka nziza kandi hari abakristo baturuka Nyagasambu bazanga baje n'amaguru ndetse no kwishurira tike batakibishobora we yaravugaga ati nuwami imodokari mbere yuko amereza ibyangombwa byose tugomba kumanza kugiranya amasezerano akanyemerera ko iyi modoka ninyigurisha nkayubakisha urusengero nta zindi ngaruka zizagaragaramo Imana imuhereza umugisha iryo vuga butumwa niryo ryari rikenewe iryo vuga butumwa ryo ryari rikenewe mu nzu y'Imana mu rusengero aho tuba aho dusengera aho dutaha aho niho byari bigize gute niho byari bikenewe shuti zanjye yego ibyo ni byo koko kandi nabyo bikenewe mu nsengero ndagira ngo nkubaze ikindi kintu wowe ku giti cyawe uburokore ari ijambo burokore ijambo uburokore yego ryari rimaze iminsi cyangwa rimaze igihe rivugwa abantu bose kumva ijambo uburokore ari ikintu gifite kimere ikintu kiremereye wowe iryo jambo uracyumva riremereye cyangwa hari icyo rikivuze mu bantu murakoze mbere yuko ngusubiza reka manze nsobanura ijambo murokore uburokore ntuvuga umurokore nta kibazo nabyo bigendesha umurokore cyangwa uburokore uri umurokore umurokore cyangwa uburokore ni ibintu bibiri bitandukanye ubundi umurokore ni ijambo rituruka ku ijambo kurokoka ni ukuvuga ngo ni umurokoke umurokore ni umurokoke ahubwo se uyu murokoke cyangwa se uyu murokore yarokotse iki yego kuvuga ngo umurokore ni ijambo ryaturutse kurokoka
ariryo kurokoka riba mu bakristo cyangwa abantu basenga. Uyu murokore yarokotse ingoyi y'ibyaha. Umuntu wese iyo yakoraga icyaha, mbere Bibiliya ivuga ko mbere umuntu iyo yakoraga icyaha, mbere kugira ngo akibabarirwe, yirirwaga imisozi ari gushaka inuma, cyangwa se yaba ari umukire agafata imfizi ye akayijyana mu rusengero, umutambyi akayinjirana hera, yarangiza umutambyi akagira akajya kumutambira agahabwa imbabazi. Uyu muntu iyo umutambyi yabaga yamaze kuza akamubwira ngo igitambo cyawe cyemewe, yabaga amaze kurokoka ingoyi y'icyaha, niwe witwaga umurokore. Uyu murokore rero yabaga ari umuntu usenga warokotse ingoyi y'ibyaha. None uyu munsi wa none abantu ntibakiri abarokore, ahubwo ntibakiri abarokoke, ahubwo babaye abarokore. Abarokore ntibakiri abarokoke. Sindi ni munyumvise. Uvuga ngo umuntu iyo yakizwaga avuye mu kabari, avuye mu buraya, avuye mu bujura, yabaga arokotse. Kuko iyo utapfiraga muri biriya byaha wararokokaga. Umuntu wese yadapfuye, iyo warwaye nupfe urarokoka, nyine uburokotse iyo ndwara. Ari nuvuga ngo umuntu wese warokokaga ibyaha yarazaga agakizwa, akaba ariwe witwa iki? Umurokoke. Umurokoke. None uyu munsi wa none ntabwo bakiri abarokoke, babaye abarokore. Ahubwo nuvuga ngo barashaka kurokora iki? Mbese barashaka kwitwa abarokore kubw'izina, ntabwo bashaka kwitwa abarokore kubw'icyo bakoze. Uyu munsi wa none nitwa umurokore, bamenye ko nsenga, ariko nimugoroba ninjire kwa maraya. Wabyumvise? Urumva ko ntabwo narokotse, ndakinjirayo ndacyajyayo. Urumva? Niyo mpamvu uyu munsi wa none izina barokore nta mbaraga rigifite. Uyu munsi wa none umurokore nta jambo agifite. Uyu munsi wa none umurokore nta gaciro gihabwa. Urumva? Kera tugihamagarwa cyangwa se abatubanjije bagihamagarwa, umuntu witwaga bamenya cyangwa umuhanuzi yabaga ari umuntu ukomeye. Iyo umuntu wese yajyaga imbere yabamenya, iyo umuntu wese yajyaga imbere y'umuhanuzi, ati muhanuzi nsengera, ati cyangwa se Imana uyu munsi wa none irimo irandeba uti, yagendaga ahindira umushyitsi imbere y'umuhanuzi, kuko yabaga ari umuntu uvugirwamo n'Imana. Wabyumvise? None uyu munsi njyewe kuko mfite 5 byanjye, muhanuzi w'Imana uri he? Ndi hano. Tega akamoto unsange mu rugo unsengere, rwose ndumva byankomeranye. Nukuvuga ngo uyu muntu ashobora no kuguhamagara we muhanuzi, urumva, yicaranye na maraya we hano, agira ngo byibura agutestinge. Urumva? Niyo none nawe warangiza ugatereka akabuno kuri moto, wagerayo atumva uko ivuze, kujyanye mu mahanga, kujyanye i Buraya, iguhaye umugisha, kandi yicaranye nande? Na maraya. Ubwe diregite azahita guca amazi, n'abandi mwese mukorana umurimo w'Imana ahita baca amazi. Kuko nta mwuka w'Imana, ntago mukira abarokore, ntago mukira abarokoke, nta mwuka w'Imana ukibari wo guhishurirwa. Mbese ntago yahushuriwe ko babana ari kumwe, ari babantu yahamagaye bo ku mihanda. Yego. Yego. We araje abonye ko bose ahita babona mu ishusho imwe. Urumva? Kandi ukuvuga ngo mbere yuko ubwira umuntu ngo Imana nge iguhaye imodoka, wakagombye kumanza guhishurirwa se ni muntu ki? Wabyumvise? Aho si bigaragaza yuko abasigaye bahanura, abahanuzi b'iki gihe ari handi bavuga ngo nabi binyuma bakabipinga, basigaye barebanza bakareba uko umeze n'intege nke ufite. Niho hahandi muri rya jambo twasomye, wabyumvise? Ngo bamwe babasangaho muri bakababwira amagambo y'amahimbano, ngo kubwo gushaka inonge, bwo gushaka ubuzima. Uyu munsi none u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku isi kirimo abahanuzi benshi. Wabyumvise? Bukuri se? Ukuri. Bukuri nyine mpana bukuri.
hari abahanuzi bahamagawe n'Imana barahari barimo bavuga Imana ivuze bagakora Imana ibabwiye bategetse ariko hari n'abandi baseseye bijirira mu idirishya bashaka kwigira abahanuzi kuko babuze akazi barapfumura aho ngaho bise binjanisha ahantu n'indi mu ntara runaka numva hari haje ngo to bari baramutumiye yego ni kera tewakiri hiti cyane noneho ngo yazanye n'abandi bahanuzi noneho uko akunda abaturage babashagaye nyine babaye benshi yego akajya ahanurira abantu bamubwira ati ngo nturwaye ibiki nturwaye mu bicurane ibiki n'ibiki noneho nyuma abantu baraza bakajya bavuga ati uriya muntu mbere baza yagendaga agenda baza gutya na gutya abaturage uburyo ibintu bimeze we yamanzaga agashaka amakuru mbere yuko ajya kubahanurira mbere yuko icyo gikorwa kiba we yari yabanje gushaka amakuru noneho hategura abantu bavuga ati mwe muri aha hano hafi gutya na gutya ku buryo niba avuze ati nturwaye mu mazuru nturwaye amagripe nturwaye ibiki abimubwira we agasanga nyine n'uvuga ati ufite uburwayi bumeze bute se nta burwayi ujya ugira akamubwira gutya na gutya ntumva umeze gutya abantu baravuga ati yes rimwe na rimwe agasanga wa wundi we ni nakorwa wenda arwaye nk'amagripe akahita amubwira ati ntumva nyine nukumva yabanje kuganira nawe mbere ariko urukumva noneho aranabivuze ati ntumva mu mazuru umeze gutya ati nibyo kandi wose urukumva muri kumwe ari aho ngaho urabibona ntago mbere baganira ntago wari ubizi wari uhari ese ntago ari mu ubwo buryo kuko babanza bagategura nabo ni imiteguro basigaye bafite umva muhanuzi unyumva nawe muntu wese ubikora Bibiliya yabivuze neza muri Matayo mu bice byaho 7 ari ijambo rivuga ngo igiti cyose kitera imbuto data aragitema wa muhanuzi we ukora ibi bintu wa mupasteri we wa mubishop we wa muapotre we Mana izagukubita Mana izaguhana izamukubita ikinyafu Mana izamutikura kuko nimba uyu munsi wa none anariyo mpamvu ikizira cy'Imana kiri kuza kikinjira mu rusengero kikinjira mu itorero runaka ryitwa karirya umwuka wabyumvise kizira kikaza kikinjira mu itorero yego tuzi ko ari itorero ry'umwuka urumva ko umwuka w'Imana yamaze kutuvaho yego wabyumvise nuvuga ngo n'uwo muntu nawe nta mwuka w'Imana ukimuriho nimba uyu munsi wa none we twicaranye kuri iyi mikrofone nimba kuko mvuga ko ndi umuhanuzi ntashobora guhishurirwa niba wararanye na maraya cyangwa mbashe guhishurirwa inyungu ufite mu byurimo ibi bintu ushaka nabireka kuko Yesu we ngo yageze ku iriba ngasanga umudamu ngarangira aramubwira tumva wa mudamu we tiburya n'umugabo wararanye nawe si uwawe wamugwaye tavuga ati nukuri kose menye neza yuko uri umuhanuzi